Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze gute? Urahagarara he? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Be guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. De guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igiso cy'ukurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kenshi bakunda kugishyira ahantu hari inkomane, umuhanda ndamuto uri gusukira mu muhanda munini. Rero uba ugomba guhinzira ibinyabiziga ugiye gusanga mu muhanda munini. Uhagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona kugira ngo winjiye mu muhanda munini ugiye kwinjira mugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusanga mu kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. So ya kuri YouTube channel yanyu urebe amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Ni ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona utari kwibona nimero mba nayibahaye nyiguha mu gihe kirenze iminota 2. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo yo ni yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubambutse kandi nyakubwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo bibazo bitatu babazaho ndizera ko niba ramuka wakikubajije kimwe muri byo uzahita ubikora kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe cyangwa amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo utugaruro muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A. Umweru.
B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Harizo cyukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugaruro muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, nibaramuka bakoresheje kimwe muri byo uzahita ugikora. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ye ntera: A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Harizo cyukuri nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare, amatara ndangacyerekezo cyangwa ibyo mwita ngo ni ibinyoteri ni muri metero 150. Utugarura rumuri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo ni ibibazo babazaho mba mbikubwiyeho hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo uzahita ubikora. Noneho iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira: kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya munini gusa, C guhagararwamo umwanya muto n'umunini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Harizo cyukuri nta kindi ni C guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Kino gice baba bari kuvuga nibyo mwita ngo ni parikingi, hari imodoka ibishobora guparika ku muhanda. Uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda ariko kiri hakurya y'umurongo mugari wera, uriya murongo uri iruhande ku muhanda ugaragaza inkombe mpimbano zawo. Kiriya gice cy'umuhanda kiba kiri impande y'uriya murongo ugaragaza ahantu hari inkombe z'umuhanda. Inkombe bundi ni nk'ahantu umuhanda ugarukiye, aho umuhanda ugarukiye hagahita hazaho igice, mubona ko ari parikingi. Rero hariya uba ushobora kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini. Niyo mpamvu hano twahisemo C guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hanyurwa na velomoteri gusa, B nta modoka, C hanyurwa n'imodoka gusa, D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Harizo cyukuri nta kindi ni D ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo amagare ntihanyurwa n'amagare, harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa,
hano hari harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D ivuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndizera ko waramusemo D, ndizera ko waramusikandika wapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 75 kwa zino modoka zifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, ino ntera igera kuri metero 75 ivuye kuri metero 100, kubera ko ubundi amatara maremare amurika mu ntera ingana iki? Muri metero 100. Ariko kwa bino binyabiziga byo biba bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, amatara maremare yo amurika muri metero 75 kuri ibi binyabiziga. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza buke cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Bino binyabiziga bigaragazwa gute? A inyuma ni amatara abiri atukura, B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma na amatara biratukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare ry'umuhondo. Wari wahisemo A ibari iso cy'ukuri ko nta manota baguha, wari wahisemo B ibari iso cy'ukuri ko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: A kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ko uri kugenda mu muhanda ari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero biba bibujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, bitabiteza ambutiyaje. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, byo biba birimo ibyago byo kubura n'ubuzima. Niba uri kugenda mu muhanda ugahita ukacira feri, umuzi w'ikinyabiziga guturutse inyuma abashobora no guhita kugonga. Rero biba bibujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza buke cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarire bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira: romoroki iri gukururwa
ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iba igomba kugaragazwa gute? A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni itara ryera riri kuri romoroki inyuma, ni itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, cyangwa se itara risa n'icunga rishije rishyirwa kuri romoroki inyuma, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma baze kubona iyo romoroki, kubera ko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, tangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C, tangiza ku makamyo na za autobisi. D, ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo. Rero ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka biri kuhasoza. Rero ugomba kubihinzira kubera ko biba byagutanze kuhazenguruka. Ibyagutanze kuhazenguruka biba biri ibumoso bwawe. Niyo mpamvu duhisemo B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turi bahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora guteza ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isoki cy'ukuri na B ikaba ari isoki cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta isoki cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isoki cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongeraho imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora guteza ibyago abagenzi. Abagenzi, ijambo bakoresheje abagenzi ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, oya bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turi bahisemo ndiza ko cyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikorera ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Biriya imodoka bitwara ama essence hari icyapa kiba kiriho. Ese ni ikihe? A, ni icyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B gifite ishusho ya mpande enye, urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga wagishyize ku kinyabiziga cye atwaye ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, kino cyapa. Muzarebe neza ko habira imodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, kino cyapa kiba kiriho.
n'ejo nikigucaho cyangwa n'uyu munsi nikigucaho ubireba urahita ukibonaho, kiba kigaragaza ko ibintu atwaye byaturika byafata inkongi. Uri kubonamo ikirango cy'umukara n'amagambo nuko atari kugaragara neza avuga ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo urimo kugendera mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri kugenda mu muhanda, ni gute ube wadepasa umuyobozi w'igare? Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, be kumunyuraho umwegereye, se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, de kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano ubu urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, kubera ko murabizi igare nta moteri rigira. Mu gihe ugiye kudepasa umuyobozi w'igare ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nawe. Ndakeka ko waramusitamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki wakora iyo utabona neza usubira inyuma? Kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, be gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, de gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mu gihe mubibona ukabona umuntu ari gusubira inyuma kubera ko atari kuhareba, kubera ko wenda atwaye igikamyo, hari umuntu uri hanze uri kumubwira ngo komeza uze, hagarara, kata ibumoso, garuka iburyo, we ari hanze. Rero mu gihe uri gusubira inyuma kandi utari kureba yo, ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ujya urakuyobora. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, be ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'ibice 5, se ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi de nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino binyabiziga bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Niba kikubaza mu kizamini wakora mu kanya bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, urahitamo de, irabiri kuvuga ko ibisubizo byose ari byo. Ariko nibo bavuze ngo bikorerwa isuzumwa buri mwaka, urahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo de, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ujye umenya ko icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ukamenya ko ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramutamo de, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara amanywa yose cyangwa se ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Atarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko ico cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro harizo cyukuri nta kindi ni de ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe cyangwa se ahantu abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Aho hantu hose uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga kivuyeho ari kugisunika. Ese ugomba kumufata nk'iki? A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, harizo cy'ukuri nta kinini B umuyobozi w'ikinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga ari gusunika ipikipiki. Bari bana bitubwiye mu kibazo ubundi batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, umuyobozi usunika ipikipiki. None se si nkaho bari babikubwiye? Umuntu atagikoze rwose wigaye kabisa. Baravuze ngo umuyobozi usunika ikipikipiki, hano babishyiramo n'ubundi ntiwabihitamo, wagombaga guhitamo B, ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ariko mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa amezi atari ibyapa ahubwo amashusho. Namaze kubakorera video yabyo, yandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ariko ugiye no kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyibonaho. Wabona utari kuyibona ukanyandikira nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Wabona ukeneye ko hari ndi somo nkwigisha ukajyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nindikira uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kicyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho y'ampande 3 umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C umuhanda utaringaniye. D umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni A uhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa nukibona uzaba ugiye kugera ahantu hari amazi. Ugiye guhinguka ku mwaro, murabiza ahantu hari umwaro na ahantu amato aparibwa cyangwa ku nkombe y'ikiyaga cyangwa hegereye icyome. Urabona ko tuno turongo dutatu ni imivumba y'amazi. Bakabikubwira hakiri kare, murabizi bino byapa biburira bishyirwa muri metero hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa no gihitaho kugira ngo ugere aho hantu hari uwo mwaro cyangwa hari inkombe cyangwa hegereye icyome. Uzabanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, bakuburira icyago hakiri kare. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kiri kubwira ko ugiye kugera ahantu hari amazi, kandi murabizi imodoka ntiyagenda mu mazi, ushaka ahantu giparika. Ndakeka ko waramusemo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo muvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 200, C metero 50, D metero 150. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, harizo cy'ukuri nta kindi nise muri metero 50. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kigenda gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera itandukanye. Murabizi nko kuri velomoteri igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva, ariko kwa bino binyabiziga bidapakiye biba bifite umuvuduko ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye,
biba bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 50. Cyavuze ihoni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva, waba urutanga inzira gutangiza bigatambuka, waba uruhigamira ugahigamira kugira ngo bitaguteza ibyago. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, utubwira uburyo ushaka. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa. Ariko mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ahita ukibonera ku gihe. Hari abantu bambwira ngo biriya bibazo nkunda gupostinga ntabwo babibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe kikimara kugeraho ahita akibona, yagera mu kizami akabona bari kibajije agakora rimwe agahita atsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.